bisanzwe amazina ni Bagumisa David. Abantu mukurikira Be Inclusive TV tubafitiye amakuru mashya. Ese waba uzi umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga bwo kuvuga, bwo kugenda ndetse no muri bwinshi butandukanye? Mubwire akurikire Be Inclusive TV. Ababyeyi rero mufite abana bafite ubumuga butandukanye, mukwiriye gukurikira Be Inclusive TV tukabahugura uburyo muzajya mwita ku bana banyu, dore ko special schools ziba zihenze cyane. Ariko nubwo ibyo bigo biba bihenze cyane, hari uburyo nawe nk'umubyeyi uri mu rugo ushobora kugenda udevelopinga imikurire y'umwana cyangwa gukangura ingingo z'uwo mwana ufite ubumuga butandukanye. Urugero, uwo mwana ashobora kuba atajya agira resistance cyangwa atajya yihanganira kujya kwihagarika, kujya mu bwiherero, bikaba ngombwa ko umwambika pampers. Then umuvango uwo mwana hari uburyo ushobora kumwigishamo wowe mu rugo, umwana agakura, ugenda developing iyo capacity, akagenda atangira bitangira gake gake ubihozaho, ariko hari igihe kigera ugasanga yarayibagiwe burundu. Ikindi, umwana ashobora kuba atumva atanavuga. Umwana utumva atanavuga, muri ko hari uburyo mukoreshamo mu kuvugana nawe, ariko hari uburyo buhuriweho uwo mwana ushobora kumwigishamo akamenya kuvuga, kuburyo ahura n'abandi bagenzi be bafite ubumuga cyangwa n'abandi bantu baba bafite amakuru ku rurimi rw'amarenga bakabasha kuvugana. Ubundi buryo ashobora kuba afite ingingo zidakora, ariko nimba umwana adashobora wenda afite ikibazo cyo kugenda, ariko ushobora kumwigisha ubundi buryo bwo kuba yava mu mwanya umwe ajya mu wundi.